ibaza umuntu utwita batatu umutima wonyine ntaba yaryamye ariko ngewe uwangira akanyo nakangeza muri icyo cyumba nkareba nk'undi y'amezi 8 ukuntu mwadunga cumi mbese uskuri umusazi indi bari nini ku buryo no kuryama nose bacumaka bate mwana ibyo nabyo tuzabiganireho ushonje amenya uko arya umuriro wabo wagiye utagiye reka nkubwire none ubwo muri recording iki ko muri abantu bafeke noneho ndi kugite noneho mu mutwe wanjye banawukoze ntabwo twamubeshye n'ukuri ahubwo twatinze kandi njyewe ikosa ari ryanjye mbasabye imbabazi kuki KECAPU mwamubabaje ko mbasabye imbabazi n'ukuri saa 5 n'igice ari hano ahubwo nawe yatubwiye saa sita ariko yahageze mbere y'igihe none se mbere y'igihe ikosa ryacu oya nimwumve voice note nose muhageze sangaye iki bose tumaze 15 hano saa 6:40 basi kandi bigiye mpamagarira KECAPU na 39 na 40 nibwo tuhageze wenda none se tumuhamagara tuticaye aha nujye uvuga ko wubahiriza igihe se oya nukuri kw'Imana njye yaza nibura bakaba bicaranye ubwo gute ariko se ubwo kuva iriya kazana moto kuva iriya kazana moto byari kugenda guteze kugera hano yongeye yasaraye moto se isaraza umuntu iriho ariko ukuntu metero ryacuriye mu bitugu ako wapi kabisa nukuri nazi umuntu uzongera kububa kubera hoye tugiye kubyubahira nukuri kw'Imana njye wabikoze nukuri ninjye wabikoze aho kubyuka Rosette yabyutse saa njye naraye nyine naguhamagaye inshuro zingahe njye nande gufunga imisatsi kandi dona n'isaha nambaye inshuro zingahe enye naguhamagaye inshuro 5 enye uyu inshuro namuhamagaye ni nke kubera yuko atwite yego arangije ntiyitaba njye ari no mwisakoje nenye nero ubwo muri recording iki ngaho ni muri recording rero nikorera ikiganiro ngiye gukorana nande birakureba se bezo mwiza sorry ngiye ndashaka amasaha saa 7 n'igice mugomba kuba musoje saa 7 n'igice se twaba tukivuga 30 minutes nta kintu twaba tukivuga n'ubundi ariko ikibazo ni icyo tuvuga hano natavuga iki nta kindi kintu mwari mwateguye se kuvuga nari nateguye kubaza ibibazo KECAPU ubwo urabimbaza rero urase wabyaye impanga 3 okay none se mukaso yagukubisa yagufasha ati se ushaka none se niki uvuga kuri ba mukadata turi imbere y'indirimbo yitwa mukadata ahubwo hari filime Junior azakora yitwa impyiko za mukadata yego yezu muzakinamo bakareka Mpinga Nzima niwe uzaba mukadata yego Bikira Mariya urashaka ko nzashibura abana b'abandi none se ariko nzaba nkubita bubuna basi kuko ntabwo yagira n'umubingo ngo kare uriya nasigira bubuna nkamushwibura kamushwibura byanyabyo kugira ngo yumve ko ndi mukase wa nyawe none ubwo mugiye gukora ikihe kiganiro ba mukaso nyine ubwo niko bigenda ba mukadata twarabavuze twavuze abagore bafata abakozi nabi basi babanza mu nsaba imbabazi ngusabye ngereka nzigusabe ninjye wakererewe nukuri kw'Imana nje ntago mpera kuri wowe kubera ko nkwereka inshuro nahamagaye ngo ndebe 4 fois kanze bikwereka senye se sinandetse kanze mbyereke Mpinga Nzima dore hano nyuma ya bijo saa 5 n'igice nahamagaye ngo ndebe ndaguhamagara ntiwitaba ngo ndebe muhamagara inshuro 2 zibaye zingahe 3 isimbi nawe narampamagara sinzi icyo ashaka kumva ngwino ndebe muhamagara inshuro 3 ntiyitaba zibaye zingahe 6 Yezu Kristo ngwino ndebe muhamagara inshuro 2 maze kuguhamagara ntiwitaba zibaye zingahe 8 sibyo ngeze ngo ndarekera numva ese 8 wowe wazisibye ko ndi kubona inyego oya afate zirimo kandi iyo ngwino ndeba ari umunwa abagiye kubeshya yego Yezu aho muri coding kuri ba mukadata se ntago mbizi ni ba mukadata ni muri coding nicyo cyonyine
dufite mu mutwe wacu. Naraye nsabye muri comment z'Isimbi TV nsanga abantu bose ba Mukase barabajwiwe. None rero tuvuga kuri ba Mukase. Ba Mukase kandi Ba Mukase banyu njye nta Mukase mama nagize. Arezwe na mama paka. Anamukanye. Nagerageje kubivuga. Umugabo winjiye mama wakamubera umugabo. Mukanyina. Akabarera yitwa Mukanyoko. Senyina. Ubwo ni senyina. Senyina cya Mukanyina. Mukadata, Mukamama. None se kubaza KECAPU nakiri kintu mwari gukora. Twari gukora ibiganiro bibiri we wabona. Cyo mwari gukora rero. Cyane. Ubu nicyo mugiye gukora mwagomba kuganira. Hoya twumvaga turi bukora icya KECAPU. None nawe kubera ko twari twamwemereye ko turi bukora kuri channel yiwe bikaba birarangiye. Noneho uyu nguyu nimero yamuhaye ntabwo icamo. Bino ndebe. Sese we wambwiye ngo muhiye kwa ya WhatsApp. Ni wowe wakubwiye? Yego. Aho muhamagare basi. Yamuhamagaye. Uyo muhamagare umubwire basi umbe. Namuhamagare kwivugiraho. Nyine usara cyayivugiraho amaze amasaha atayikivugiraho. Ahubwo nugafunga umutwe ngwino ndi. Ubu saramwitaba basitare baritabana. Bemera ndetse n'abatemera. Ejo tutara Josette wakoze ikiganiro. Wendaga kwicara. Wendaga kwicara. Ntago babura kwicara. Abo biri. Abafunga mutwe gusa. Neza cyane. Ntago mwabura kwicara. Umwe ari muremure undi akaba mugufi. Umwe akabinze undi akabigikara. Ubu ariho yitaba. Ni mahana gayize. Ni mahana gayize. Muhamagaze WhatsApp. Cyangwa mwandikiye message. Ari nisana ntiyavuze ngo ninjya muhamagara. Ahubwo yatwemereye ikiganiro reka muhamagare. Ejo ari nese. Oya mukora ikiganiro we. Gira shaka mukora ikiganiro umwe ahamagare KECAPU undi yatangiye. Nyine ndi kugira. Ni recording tugiye kuvuga kuri ba Mukase. Waramugize? Mukanyoko, Senyoko. Waramugize? Okay, reka tubamanuke rero. Okay. Kata yezuwe mutwe kurya ariko. Abo banyinyongoje mu gitondo. Ende? Abagize. Abazi byakora. Wariye mpinga nze? Nariye nanywe n'amata. Akonje. Cyane umuneke. Umeze neza ariko ya fanta yejo yari nyinshi. Fiesta. Nuko ari kitaba yishyuye. Umva narayirutse nari mfura. Iyi fanta itari koka sinayimwe. Ese gutwita ko mubikunda kandi biryana. Biryana nene dukunda ibituvuna. Ubuzareba ko abagore badakunda imiruho. Ntibakunda ibintu byoroshye. Ndeka. Niyo mpamvu mukunda amatiko. Amatiko subona bateriro bashyize. Tuzakora genge y'abagabo. Batenda. Ukajya muvuga n'ikisi. Dusawe nawe barakwima. Ese nawe barakujengere. Ajye mushiha. Usigaye sasa. Ese we nawe usigaye wifurira bogisa we. Ati uko ngiye yambunuje neza ubundi umusiri bate. Ako nibyo muzahure. Muzasanga atari mwenyine. Uganira na Rodrigue, uganira nande wundi subgora, ninde wundi nzutwite se wahawe. Urasamenye yabura umukobwa yateye inda. Bamenya ntiyabura umukobwa yateye inda. Nese ugiye kwiyamura gusa hejuru mpinga. Iki gipeso kikumbagamira. Ndumva yanize nyine. Watangiye tukavuga ba Mukase. Ko mfite akamoto keza. Hey guys! Mumese mute niyiziye mwenyewe nahambuye abantu bavuga ko byashaje ririzwa ririza. Umeze muterate. Yemeze neza izuba riri kumpe byanjye naka gakobwa kitwa ngwino ndebe kameze neza. Turashima Allah inshallah. Ibindi byose dana umugisha. Ntago mbizi ibyo uyu munsi turi kwa kane turi gusatira umunsi mutagatifu. Mbaza ngo nuwo ari kubanza ari kwa gatanu. Ambo suza abantu. Raje vuga ngo muraho neza. Sikwe kimuvuga mukoma amashyi. Ni nkoko wankoraho intoki ukambwira ngo nimvuge gutya. Nabameze nk'ikigoryi kumva kuba Ciramo n'uturenga rega cyera kubera ukuntu mvuga cyane nanjye kubikiranye. Niyo mpamvu hazamo n'utuntu tw'amashyi kugira ngo ukanguke. Cangamuka.
suhuza abantu sha nase kuki nsuhurisha abantu nkubita rwose ntujye nkubita ngo mpingazi reka kuvuga ibyo bintu ese kubera icyo kubuza kubivuga ntago mbizi nuko wari kunyishyura suhuza abantu peti muraho leta mumeze neza inganzima yarasaze ubwo wasarurutse se urabura kuvuga kutajyanye kwa muganga Maraki yaramuvuye Maraki ni wandaniye mwatagiye ikiganiro se kandi birimo ibya Maraki Maraki se si umuntu Maraki se si umuntu namubwiye ko nzajya muvuga nashaka azagira ati muzagenda basobanurire ku cyumweru nzajyayo ngomba kujyana na Shema tuzakora vlog ku cyumweru kandi bagomba kuba bari kugira gutya ninde ubishaka sibyo tuzakora vlog ku cyumweru Shema urabitwemereye ukajya kwa Maraki mukajyamo ntabwo birenze nta kibazo Chita oya Chita wabe nta kibazo muzaza Chita none ajya bivuga na hehe hose none se ibintu ahora kwishyuza ngo ino nde ko wabimwemye kujyana Kicukiro Rega Chita yadusuzuguye uzi ko uri Burayi twamuhaye appointment akatubwira ngo njye ntabwo ndi kuboneka gutyo ngo uri kumwe nande njye na Mpinga atavuga ngo ntabwo ndi kuboneka ibintu biri mu kiganiro twari dufite appointment yo kujya handi gufinya aratubwira ngo ntabwo ndi kuboneka urasubwe tubirenganiremo ngo ibyo bintu biri mu kiganiro cyane Chita twaje we yesu we Jose ntabyo mpamagaramo mbere ahantu abantu bari baragiye witangira kumpamagara nari narasaze umwana yashaka ikiruhuko nari narasaze zare kangahe wasaze kangahe byo byarajaguye byari byarongeye birajagura tuguma baguma cyakora da ntari mfitemo akantu k'akananiro natameze neza ntameze neza noneho mpitamo kuruhukamo nk'iminsi 2 basame imbabazi ahubwo mubwire ngo pole munyohereza n'amata ngaho nyine arasaze wa mwana ndazi abarundi mumeze gute reka mbabwire mwarandroze natwita ibiryo by'i Burundi muraba mukeke na dodo hari n'akandi kaji kamarakuja gatoya kangana nka gutya mba numva ngashaka n'umutima wanjye wose umuntu uzava i Burundi yazakanzane azaze yatetse kandi barambwiye ngo nzana agakarito katwo wigira Spiderman aho nari kugera ku gatazatwita ese ko namvuye nayishatse nayibuze ese burya nicyo cyacyo kujyanye umva abarundi mwarandose mbega umukeke noneho hari ahantu twagiye iyo ni mukaso se muri kuvuga hoya nzi kubabwira ibintu kugira ngo mukaso sinyuko shapeti ese yaza kujya mukadata akajyana twibura ibi bigambo navugira ari kuba mfite ibi ko uri kwishaza rimeze neza abarundi amahane wowe kujyana n'umujinya nari gukura ndi umunyamujinya uteye ubwoba kubera hari abantu bagira umujinya kubera ibyo baciyemo si byo se ubwo nanjye nari kugira umujinya yaciye mu mifatangwe yego hari umuntu ngo ku isimbi tuvi nabibonye ngo hari umuntu nagize ngo hari umuntu kitayateye inda ngo hari umuntu uyu mukase yakubitaga umufatango kubera icyo yabaye uwa mbere abana be batsinzwe urumva ukuntu ibyo bintu ari ubudayimoni n'ubushitani nawe kirori cyo kizitabirwa sha umva nkubaze Jose uvuga iki uramutse wisanze uri mukase w'umuntu yezu oya oya bibaho ku isi yose aba abantu bose wisanze ukajya kumva umenye ko wa muntu nzamujwibura n'inkino iyo filime nzajwibura wa muntu urumva nkubwiye ba mukase w'abantu bafite reputation mbi ariko ntabwo ari bose sibyo ngewe rero nasenga Imana yo mu ijuru ikamfasha mu bamwe bezi kuko hari barahari ariko hari mukase w'abantu tubatekerezeho tubavugeho
abantu ba mukase b'abantu reka nkubwire ikintu cya mbere gikomeye niba mfite umwana mbere mukadata mukase mukadata mbere mukase wenda uwo mwana tuvuge ko akenshi nyina aba yaritabye Imana sibyo wowe ufite imbaraga ufite n'ubushobozi uri muri wa mwanya wo kurera wa mwana noneho ikintu kimwe aba mukase batajya batekereza no mu mitwe yabo batekereza ko bazaturaho nk'imisozi nicyo kibabaje cyonyine ese bari abantu bazaturaho nk'umusozi ubwo se upfuye bikaba ngombwa ko ibaza mpfuye nariko urumva ibaze upfuye nawe abana babakarerwa n'undi mugore nkukurera kuki udatekereza ko Imana ari impano iguhaye cyangwa ari umugisha ikugeneye wo kugira ngo uzarere uwo mwana neza tugendane neza tugendane nk'abantu bakuru ufashe umwana w'imyaka 6 sibyo uramufashe nyina yarapfuye cyangwa se waramutoraguye cyangwa se ntuzi nyine habaye uzi ko hari tuvuga wenda ndapfuye undereye umwana akamufata nk'aho atari uwo Yezu we ntabwo mubizi banyasenge b'abantu ba nyina wabo b'abantu ba nyirarume b'abantu ba se wabo b'abantu ntabwo mubizi ko baba bafite hari abantu baterwa ibikomere n'ibyo ababyeyi barapfuye abana barabimuye babajyanye wenda kwa nyina wabo hari ababaziza imitungo hari ababaziza ubwenge hari ababaziza ubwiza hari ababaziza gucangamuka ari abana nyine bazi iyo bavuye bazi kwitaho bazi kubaha bakabona ibyana byabo n'ibigorogoro amigazi mama shema iryo jambo ry'ikigorogoro ariko reka nkubwire ugasanga amureze mu buryo ari kubikamo ikintu umuntu ese ubwo ngubwo mu by'ukuri kandi iyo uwo muntu yapfuye sometimes ni wowe urwanira kujya kumufata mu mabana bakanaka yangiriye neza cyangwa wenda ni na mukase ngewe ngaye abantu buri munsi ngewe wenda koresha imirimo y'umunegera ndabyumva ni bibi ariko nyine hari uhita wirukana abakozi de ewana ariko uzibaze Franka cya surprise Franka bikaba byaki wajya gute mbakoreye plan bya stress oya ubwo utangiye kuza mbakoreye plan Trita magic se Jya kumwambika mikoro azi. Ego. Who is that? Shangengeze ubu. Ninde? Ni Trita biseriye. Ninde se? Are. Bavuye kumusiramura. Muri motion. Tuzi ko mfite nyine n'amafaranga muri motion bamusinyishije. Oya. Ninde se? Wagiye uvugisha kure niba rero sabari kubeshya ajyanye na mikoro njye mutima utangiye kuba ntabwo ari byiza gukorera prank umuntu oya shema witubeshye twivugire urumva njyewe ibyo ngibyo byo kurukana umukozi umwana agakora sha njye ndavuze ndumva ngiye kujyayo oya sabe Ako! Yambaye ikanzu jya kumusariye. Okay, ngaho rero. Bakore prank. Shani prank pe. Afasha nagiye muri kumutima wawe. Sabe badukoreye prank. Navuze kare byose. Yabyumva. Bayabiri kodini. Ubugisha kwibere y'Imana. Nawe dukoreye prank pe. Gareka mpaguruke je kanyene. Bakoreye prank mu buzima. Reka abyeyi batatu yicare mu ntebe nziza. Hariya hiri. Kirari yakece. Ayiwe. Ibintu byose bavugaga byose. Sema yabiri kodini. Tuvuga amagambo. Wa mwana uzajwe. Iko. Umwana wacu ndanza mujwe.
Sabe wagize mu buzima bwawe. Yesu we. Reka dushwana neza rero. Shema ngera vuze ngo. Ahubwo yarigiye gupfa yarabutse gato. Shabwa dore ukuntu Natinze kugenda. Narinzi ko ari ikintu Ari present aratukuye mu mazi. Naze no kuvuga. Kandi cyazi ibintu navuze. Ndene junior wenyine. Ari junior zanyira. Uravuze ngo ariko utubwira ngo junior gwashaka gukina filime. Witwa Kikoza mukada. Kikoza mukada. Ngo kandi rero uzayikira muri mukada. Ariko azame. Bubu najya mushwibura kugira ngo abone ko ndi mukase neza. Uyaraseka. None Yesu we junior. Frank yasabe yaripfuye. Ubundi iyo basanga nagiye burundu sibyo byakora ibyo. Kandi arabitubwe ngo yewe nimwicaye mukora ikiganiro KECAPU yaje. Njya gusaba imbabazi. Wahamagaye nagakwitaba. Wabishakaga? Nyagwana message. Nayibonye. Naje kwitaba. Bajya bahita Ako naranarenga hano wahamagaye sinitaba. Ntabwo yavuze ko umugabo we ko nabyo twabirikodinze. Oya nta kintu twavuze tubeshye. Ndetse yatubwiye ngo aragiye ngo umugabo aramushaka. Oya. Ku mugabo wawe. Ku mugabo umugabo wanjye se kabizi ko nasaze ibyo kibazo. Uyu wabandi niwe byari gutekereza ikintu yavuze n'igiki. Rose uvuga menshi arakurusha se. Uyu guyu inyuma ya kamera ufite menshi sibyo sabe. Avuga menshi. Abantu ahubwo ikintu kimbabaza ari yerurutse. Azubwenge. Azubwenge bukuyerurutsa. Nani no kuvuga numva nshaka kuza none uyu nguyu akajya ambwira ngo shite yambaye ikanzu basi muba musiramu yese. Kandi na wa musiramu. Nari ndi kuvuga ngo ba musiramu yese cita. Simba kore Frank. Kugira umutima mwiza. Cyane. Uko cyakije. Rumegazima namuganira ka tuvuga birasaba ari kutucyo ngo kandi ajyanye ibikuru ndamubwira nabyo. Nabyo ari kutubeshya. Ambose sambo Franka irakoze. Finally. Mwahageze muvugusa. Narongo yicaranye n'amarongo. Urumva finally birabaye. Ariko da wowe usubura umunarongo. Nge ntazina. Oya umunarongo njya ngo umuntu wabyaye babiri. Batubwire rero umuntu wabyaye abana 100. Nyumvira none. Wabyaye abana 100. None yatubwira ngo tumubaze ibibazo byose ngo ejo mwarakoranye agusubiza ndamubwira ngambwira ko mukase yagufashe nabi rero. Fashe KECAPU nabi. Mukadata ni ikindi kintu. Oya nibyo twe turiho turavuga ariko n'uyu ngo twashaka kubibaza. Baraguze nyine. Baraguze ariko yaraduteze amatwi. Mana yashishije miji. Ariko turavuze. Frank yanyaye nkoze. Umuntu mubi. Kase bene wazanye igitekerezo. Ngo wigendere. Naje hano mbanza ndakora. Birarangira turababura none ndanje ndamubwira ngo inajya avuga. Yego. Ndamubwira se wowe. KECAPU nkokore Frank ko wasara. Noya ntari uzayinkorere nzakwishyura. Oya nabonye nawe uri mu seriye watusara. Uzambanza ukamwishyura. Oya uzambanze nanjye. Azayikora Josette kakagome kare. Reka dupinge tuzakorana. Akira. Wasanga ibintu bapakiye babyimuye. Oya nta kibazo. Nta kibazo. Ifoto yitwariye abana. Oya nta kibazo. Hari ubwo se utwite? Nta kibazo. Ngira impuhwe ku bantu batwite. Sawa. Nari. Sawa. Rosette ni akagome KECAPU. Utazasanga aryamye mu buriri bwawe. Oya nta kibazo. Yego, Rosette naka. KECAPU muramuzi, murumva? Uyu ni umusitari. Urumva kandi atwitiye amadolari. Oya sha. Iyo nge ntago igivuka. Ayo ariyo yose. Ntago igivuka. Pfa kubabara. Umubyeyi rero w'abana 3. Sinde ko kimwa mumukuramo. Oya n'abana 3 icyarimwe n'uwa 4 w'imfura. Oya imfura ni wa gatanu ni umugabo. Imfura n'umugabo hagakurikiraho ubwo wa kabiri bamwita ubuheta. None se yari 3. Ubwo ngubwo no buheturererere. Uwa kabiri none tubaze mu bana.
imfura ni kambi. Uburyo cameraman yicaye mu ntebe nziza ngende kwicara yicaye muri baburanyaga karaza yanegamye ndakuraye ndagitore ngaho iyo ngiyo yimushyire rero nawe yimushyire uransekeje Keca Jose Frank ukoze Frank Sabe mwaramwagiye ntabwo yemeraga ko Frank mutayivuganye iba ikora ntabwo yabyemera buri munsi yavugaga ngo twaba twazivuganye noneho rero amfasha Frank afasha na Josette ariko iyanjye ntabwo yamukomye yawe ntabwo yamukomye usamuye mu kiliziya umugabo wanjye bamufunze n'umugabo we nawe ajyamo none n'umugabo we ndanamuhamagara kukwemeza nawe atabizi ngaho mvuye Frank noneho uyu nawe mubwira ko bantwaye kuri polisi kubera gutwara iyo narayibonye noneho rero narayibonye ushobora kuzavugana mukanzenze n'amaguru yewe citawe none cita tujyanye no mu mazi nzamukambakambisha ariko shema wanga cita uziko tubwiye ngo cita bamusiramuye ngo niyo mpamvu yambaye ikara wese yamuze byabazwe byabazwe citega yajya no mu kibadesi byadanje ngo yifitiye ako afite imvutsi cita yarago kuri YouTube nta muntu usererezwa nka Cita nta muntu n'umwe anisete yararuhuye none se ko mama w'abapampa akunda ni byiza nde mama w'abapampa akunda yigeze ni umu ex wa Cita ayi barakuranye n'urungano Cita Cita pole umeze ko mutakiriye neza Keca neza turamwakiriye ariko se kumwakira kangahe mu dukore Frank akasha twiyakiriye turakwakiriye kuri Jo Twins umuryango w'abantu benshi kandi ndabizi ko bagukunda murakoze nanjye barabansabye buri muntu natwe barakudusabye mwebwe na tuguma baguma Stella rero ndamukuzanira vuba mu gitondo nzindutse na Stella kandi impanga yiri mu Rwanda twakoze agatsiko k'amabandi agatsiko k'impanga Stella n'impanga ye nawe ubyaye impanga natwe ahubwo njye mwese ndababyaye twese uwo uri anti ndi anti wayo utangiye kurira none se umeze ute uri kugenda urya unywa urabishoboye none urabikumbura ukabibona ubu ngubu imana yanjye ahubwo ntinagabanya ibintu ndi kurya nzaturika none se wangiriye inama ko nta kintu wibashiriza ntacyo wowe jya ubirya ubigarure reka nkubwiye kuruka birababaza birababaza ariko ntabwo bingana no kuruka nta kintu wariye kuruka ubusa birababaza ariko iyo wariye ukaruka nta ribi buriya ntabwo biza byose ikintu cya mbere kigora cyane reka nkubwire nari nzi ko ari ukwirya izina ry'Imana bwa mbere nari nzi ko ari ukwirya kuba umwana wa mbere ntabwo wigeze habe ku mwana wa mbere nta kintu na kimwe nagiye kubyara ndi mu kigare nta kintu nari nzi uri mu kigare urabizi iyo umuntu atwite abantu baramubwira shahu uzababara uzapfura imisatsi ngo umugabo wawe ari hafi ngo wamutuka ngo wamukubita ibintu nk'ibyo noneho nekereza ibyo bintu byose nkajya numva biteye ubwoba ngiye kubyara ntekereza bya bintu biza umuntu akababara akirya inzara ndabibura niyo mpamvu mvuga ngo nabyaye ndi mu kigare rero nta n'ikintu na kimwe nahuzwe ahubwo naririraga nk'igisimba nariryaga byatari yego noneho urumva Imana yaramannye nahoraga nivugisha ngo abantu nyine ngo batwita bakaremba ngo barirye babawe yaranyemeje iminsi yashize tugenda mwakira nakoze nakira umushyitsi wowe none Frank ni yawe ugomba kubyirengera cyangwa ivuge Sabe reka nceceke reka nceceke urugendo rwo gutwita mwana rukumereye gute yewe ikintu kingoye cyane kurya rwo byose narabyibagiwe Imana ibishaka ariko iri zuba ndumva nkumbuye imvura nkaho ntigeze nyimenya ntabwo wabibaze
iyo bibara neza ukazatwita mu mvura umva njyewe nkubwiye narabishakaga kuri rwa rwego yarabishakaga abitegera imodoka aragenda wari wabishegeye muri make nahagarare rero sinzi impamvu ariko rero na stress z'abantu mwana zari zengeje ngiye gukurikiza umwana afite imyaka 4 sibyo ni bya ni byiza ariko umva ahubwo njye nashaka wenda bafite 5 mugenzi we ajya muheka abantu mugenzi we mugenzi we nyine ko njyewe ntabwo ibintu byo kurera mbizi nabyo nshoboye imana nsenga iguhaye impano ewe nyine nta kintu na kimwe wenda naza twite oya wenda abo babonye kamwe ariko imana nsenga bitangira biza ari kamwe oya nawe oya uzi se impamvu mba mfite akamorari njya muri mibare nkiriya nkabona ndacyafite akadagata ntibanza wowe wavuze ko ufite inda y'amezi 3 yari nini okay ubwo njye rero ni gatoya ndacyakomeye wenda yari nini kubera ko bari 3 wenda yaba ntoya kubera yigo umva shit pembeni abandi izabaha abana b'impanga nose babifuza kuri Jotinzi barahari Imana ibibahe ariko ngiye amina numwe uyu ngusi nguyu yaje mu rugo avuga ati umwana ni mukuru ni umwana nta gihe cyo kuriragira nta sahane yagira ibintu byo niba nariye umuceri n'isombe nabyarateza amarye twariye inyama ngo zitukura uyu nguyu rero araheba abana b'inyama z'umweru nta mafiriti azakore muri creche naramwumvishije ari kubivuga ukuntu yita ku bana rero ko yarusaga yitegereje abana banjye ababyeyi barabyara kuko mpinga nzima kuko uzamushyira gusa ukuntu abana baba bazi amasaha mu mutwe y'icyo bagomba gukora ariko wame Imana imukumpereye nuko nagira stress ni wowe wazigira ubwo nyine urabizi wahita wimukira iwanjye cyangwa nkagenda nkazihereza iwabo w'umugabo babwira nti icyo nakoze no kubatwitira ko babyarira hagiye njye ntabwo bishoboka none ukuntu iwacu bifuzaga ngo igise kizankubite cyarankubise bansabira imbabazi bati ibintu twakwifurije urabibonye Imana igufa bari rubyare hakiri kare gise cyarankubise bavuga ngo kuntu siko najyaga no guterura abana ngo akakantu sesa kakanda hera ngo umwana w'abandi uri kuvuga akantu ngumva nta hantu nahera uzi ko nanjye umwana wanjye wa mbere niwe mwana nateruye ntabwo nakunda guterura abana nanjye wanjye nawe nateruye n'uyu nguyu sinigeze ntabwo mbikunda pe uduhinja akaza agafatira snap aho karyana akikomereza Rosette akambwira ngo nimurebere umwana agiye gukaraba n'itindi minota 5 atari ubundi impanga yawe ni umuhungu neza sibyo none se abana bawe bo hari ukuntu ubona batandukanye mu mico yego ubu se vuba watangiye kubibona yego narabimenye ubu ngubu harimo umwana ukunda ko muganiriza cyane akunda no guseka hakaba n'undi mana yanjye umeze nka Josette yego neza ajya guseka byagoranye ese njye guseka byagoranye uyu uhora ujunjana aritonda cyane ubu ubona ari seriye pe urira cyane nkanjye ni umukobwa ngo natsagamo mama yarambwiye ati Imana yakuhannye kuba itaragwaye umwana watsama nkawe ushobora gusanga uwo ngo azajya yatsama kuko nanjye narariraga ndi umwana ego ko nabonaga umuntu yambaye umwenda usa n'uwa mama wanjye nkarira kumwe abamama bagura ibitenge mu gipangu twabagamo hari ibintu ngo bagiraga bimeze nka groupe bari bafite ibintu bambara bisa abo bantu narabonaga nkarira nkava bakuremo imyenda mu wanjye nkafata narariraga mana we hari ureba ukavuga ati jewe uwo mukobwa iyo ari kurira nta n'icyo namutwara ndavuga ni uruwanjye kuko nabiretse mama wanjye apfuye no muri iyo ko yapfuye mfite imyaka 7 niyo myaka yindi urumva ruducyo uba wibuka nubwo atari cyane ariko ndabizi ko nariraga mama wanjye n'ahantu yajyaga ngo atsige mama wanjye akimara gupfa papa yajyaga mu kazi akanjyana narariraga pe narabagoye njye noneho ngo narikundaga cyane shaka gukubita umwana wawe njyewe reka nkubwire ubwo se wumva batarakubiswe uzi twebwe iwacu nta nubwo bafata inkoni ngo bakubite oya bashaka gukundaga ku kibambasi ibyo ngibyo uvuga umwana iyo arira abarira
ahubwo uramukubita kongeza volume uvuga batarabona ceceka umva barankubitaga twege mama wacu na blague yagiraga amahane papa ntago ajya apfa gukubita akiyagukubise ahubwo ni leta yaza gukiza Yezu papa wanjye none harimo umwe witonda harimo ukunda guseka no kuvuga bira by'ababebe hakabamo n'undi ubona witonze we ni gake ameze nka papa we hakabamo n'uwo w'umukobwa aravuga ariko aravuga bikata birangira cyangwa agaseka ari kurira ngaho nyumvira uwo no wampinga nzima uwo ni njyewe kabiri mu mpanga ngo haba harimo imico itandukanye ngo haba harimo utuntu tw'uduco ariko hari tw'abahuriye ni iki bahuriyeho ntabwo wapfa kubimenya oya kirahari ariko sinakivuga ndakibabwira nyuma ya kamera hari icyo bahuriye ibyo ari byo byose kirahari barasa ku buryo nawe uvuga ntabwo basa n'ubu babonye wahita ubasha kubatandukanya ariko nyine urababona ukabona ko abana baravukana uwa mbere n'uwa kabiri barasa pe uwa gatatu ameze nka papa we kandi abandi ni inzobe we ntago ari inzobe ntawo musase umuhungu n'umubiri ko ari abahungu babiri abahungu ni babiri umuhungu wa kabiri we turasa yaba inzobe yaba gusa turasa cyane pe Imana yaraguhembye yende print out sha ntacyo ndi gukora muri raro gusubye kubyarira abandi ngiye turasa wowe nanjyewe yewe uziko umwana wanjye nta nagaco kanjye aka no kumbeshyera agira aka no munsi y'ugutwi no munsi y'ikirenge nta hantu na hamwe dusa nta n'umuco njyewe intoki ibirenge n'amaguru n'umubiri wanjye ukuntu umeze umuhungu n'umukobwa turahuje n'uwo mukobwa wanjye w'imfura turahuje ariko umwana wa gatatu mu mpanga ni papa we kayibaza ukuntu none se nka mukuru wabo akibabona utahanya abana batatu ushaka kureba image n'ukuntu uko ariko kose azi ubwenge arabuzi ushaka kureba image abonye abana batatu ubundi yaje kwa muganga imbere asanga afite umukobwa gusa nyine akajya yibaza ukuntu kandi twari twaraganiriye abizi ko nwita abana batatu nyine bikamushanga noneho kubera abantu bari aho ngaho ba hafi bo muri famiye bakavuga nasanze noneho umuhungu bamukuye ku mwuka gutya bakavuga amazina bikamucanga noneho arakagumana arataha kuri telefone tuvuganye arambwira ngo ma abana se bari guhumeka nabi ni bande ndamubwira arambwira none se bakize ejo muzataha noneho numva birandenze nyine ndamubeshye ku munsi noneho hari umunsi yaje noneho bafite bose ari batatu kubareba biramucanga yarinjiye mu muryango wo kwa muganga aguma ahagaze akabona ukuntu twa dutandatu kwa muganga tw'ababebe tuba tumeze biramucanga ahantu ari bunyure kuko nta n'umwanya wari urimo muri icyo cyumba kandi cyari kinini abura aho ahera n'uwo areba aricara nta n'umwe yabanje kureba urumva uwo yaherukaga n'umukobwa yarabanje aricara gusa arabireka noneho yaje turi mu mwanya wo kubahanagura n'ubundi noneho ndamubwira ninjya kubahanagura uraza barebe neza ariko mbona yabuze amahoro mpitamo kubafata mbere y'igihe mbashyira ku buriri narindiho araza arabareba akajya mbaza uyu yitwa nde uyu ndabimubwira kuvaho yafashe amazina yabo arangije anabafata mu mutwe wajya umutunguruka ukamubaza uyu ninde akamuvuga rimwe kandi hari abantu bakuru byacanze mbere ubu se wowe wari ubizi njye nari narabafashe niyo barira ntabareba ndamenya uriza uwo ari we papa wabo se papa wabo nawe we ubu birubu ntabwo mbere yari abizi papa wanjye yamenye kudutandukanya turi muri segonderi we azi kubatandukanya kuko mpinga yatahaga akambara amakabutura gusa kuva kujya ku cyumweru ngo wakunda kwambara utuntu tugufi nicyo nagutandukanyiriza na mugenzi wawe nicyo cyonyine ngo sinzi uwo yatumaga agakubita undi atari we yatuma yaragendaga agatinda nkakubitwa twebwe mu rugo mu minsi ya mbere kumva barize we ntabwo yahitaga amenya ngo nindurize hari nk'igihe twaba turi kumwe nari hafi yabo bakarira akambaza none se wowe nindurize kugira yumve ko ari byo nkamubwira akavuga ngo ntabwo ari byo nkahamagara nk'umuntu uri kumwe nabo nkamubaza uwo ni runakuriza akabaye yego
akahita yemera ese hari ukuntu twebwe mama yatubwiraga ukuntu uyu nguyu yajyaga ubusambo bwinshi akoraga konka cyane kundusha noneho akarira bakamwonsa kubera ko twe twerasega cyane noneho badusubizayo akongera akarira wowe utaronka njyewe ntaronka bakongera donc akancura buri munsi we nta munsi umwe abacura abahungu babiri bo baranganya bari ku rwego rumwe pe cyane n'ukuntu bangana ni banini kurusha umukobwa bari mu biro 7 kandi bafite amezi 4 umukobwa afite 500 umva ukuntu bamuruta cyane umva imyenda ubwo twaguze harimo imitoya n'iminini imito iri kwambarwa n'umukobwa reka nkubwire baguha ibintu byinshi byo gukora kabisa none mu muhakazi abamamarize mujye kuri bashake na televiziyo y'imakazi murebe hashake na televiziyo y'imakazi yego ariko yabyariye igihugu si umugabo gusa ni ukuri kw'Imana none tekereza bijujyana ugiye guhahira umwana amata pampers imyenda se mangaza na cago none umva nkubwire ntabwo abana banjye umubiri wabo wakira kimwe ku mavuta ubu umaze guhindura amavuta inshuro 2 uwo muhungu wa kabiri uramusiga ukatubona yahindutse nabi pe abandi ari kubakundira nuguhindura ngaho mbwira noneho ubaye udahari kandi biri ngombwa ko abana babasiga cyangwa ubaye nta bushobozi ufite bwo kugura ubwoko bubiri bw'amavuta kandi urumva ntabwo kifarma ntirimo tayari ntabwo byarangiye se irimo ntayo ubwo ngo nawe byaranze ni muri za Mustela nk'igikoma kitarimo isukari neza cyane ukugenda mu muhanda mukabona ketchup bavuga ngo mu byamucanze cyawe kirimo spadive nukuri kamabwire hari umumama hari abapapa b'impanga twaganirije baratubwira ngo abantu babyaye impanga bazabagenera ishimwe cyangwa se ikintu kidasa kuko kurera impanga biravuna kuzitwita ni struggle kuzibyara ni bazi impamvu batamaye sekonzi ko ubundi bahinga abantu babyaye abana 3 abantu ubwo wishoboye ariko da abakene none se ubujya mufuka wanjye barahazi siko mbaravuye ruyenzi n'amaguru oya nukuri bamushakire mu bushobozi umuntu wese yaba afite iyo ubonye abantu bakunganira yego ntago wabyanga none se ubu ababosi nyine abantu bafite amazina yabo bafite amafaranga pana abantu bafite ayo kurya ntibabyuka ukajya gukora pana abantu bafite ayo kurya abantu bafite amafaranga yo kurya bakumva ko bagezeyo kandi wapi hari na babandi bafite amafaranga bagezeyo kandi bafite ayo kurya gusa cyane pe kandi bakibeshya bagafunga ngo lockdown nibo bavuze n'ubwa mbere kandi bari bazi ko ari abaceka yashaba guhinka pe baguhe inka igukamira amafaranga ufite atabashije kugutunga mu gihe cy'imyaka 3 utavuye mu rugo menya ko ukiri umukene cyane uzwo twe turatinda hayi nta nubwo ugakomeza kuba nkuko wabagaho oya vuga iminsi 3 n'amezi 3 se umuntu atayapeza nuko rero iminsi 3 utabasha kubaho imyaka 3 mu buzima wabagaho uyu munsi uracyari umukene cyane no gukora cyane ariko ngiye nsabiye keca mugende mu murebe mu muhibyo yamamaza mushake televiziyo ikakaye mu makazi aze kwisimbiti sumva ko banyakazi sabe wamaye akazi biriseri urashaka kudukorera iki kwitaba amatelefone najya nitaba telefone zawe kandi yitaba gake ntabwo yajya bakanga yewe usaba umugongo uhetse abantu 3 sore mbusho akazi ko kunama nunamuka ko sinagashobora pe nahetse ibiro byinshi umugongo wanjye cyari mu bisu ariko kwitaba telefone baba we sha nabikora none mvuga gahoro ibitotsi ibitotsi yaje amafaranga bibura yego ubu ngubu reka amabwire ekeca ubundi umuntu yabyaye umwana sibyo kuryama abibara bibonye noneho nkawe jewe nabyaye ni nk'ibihuha abana bakurikirana kuryama abana bakurikirana n'igihe naryamishaga umwe kandi igihe bose narabonsaga ndaryamishaga umwe
umwe yakanguka yarira gato undi akatarira umwe akaba ashaka mu mugongo undi akaba ashaka ibere cyangwa bose bakaba bashaka amabere ni nkaho wowe ufite impanga kandi nisubirayo nzazibyara Imana izaziguhe amen tuzo tarazishaka we Imana izaziguhe nukuri z'abakobwa baba nkamwe oya twanago twifuza reka mbabwire ariko nyine ubu ngubu kubera miriye yatandukanye dusigaye dutandukanye ariko njyewe uzi mbabona bwa mbere hari muri 2021 mukibyibushye kwa Yago kiriya gihe nyine mwega ahubwo biratangaje ukuntu umunanuka mukaba mwese mwananutse mubyibushye uko rero wowe wenda wambaye apare hari uwavuga ngo wandi wambaye apare ariko nukuri murasa nuko utatuza murasa aho dusa none cyeko tumenya ubu se nta muntu murahura akakubwira ibyo akabwiye ngwino none se murasa ahubwo mwebwe muba niko nyine mwebwe mumeze none abantu batuzi uvuze ngo abantu baraguseka kuko babamenyereye ariko nyine na mama wanjye ndavuga kuri telefone ceceka wagasaze ntabwo ari nshaka kuri telefone mama wanyu byo biba birenze kuri telefone uzi kudutandukanye ntabwo yabishoboka no kubareba ntabwo nabishoboka goko ibyo nta muntu utabizi umukuru muri mwebwe ninde njyewe ubwo nanjye byagiyemo ngwiki ndi kukubwira uri kubeshya wigisha ukuri ibintu KECAPU avuze n'ibyo usubije n'ibyo nshaka kumva umukuru muri twe njyewe mukuru nkurusha iminota 7 si byose njye mukuru sawa bukuru ikibazo nuko ntacyo ukanyita ku kantu napfuza atarabyanga cyane ugakuru gatoya arabyanga yego mana shasabe ntabwo nabikwiye umwana abana batatu bavuga ngo gakuru ngo bavuga bukuru butoya na gatoya niko bavuga ibyo no guteka mutwe oya tureka no guteka ngo ni butoya gatoya agatoya n'ubutoya ubwo wa gatatu aba ari gatoya gato nyine ariko bibise ubwo nakubaza nimba twari turi kumwe ariko nibyo oya bukuru n'umukobwa abantu nuko we mukuru ubu rero ikintu kizamubaho basaza be bazajya bamufuhira ahubwo se agakungu kabo kamendamusengera kamazabaho nyine arabaruta azaba ubumwe nta nubwo azagira inshuti muri bo kuko impanga zigira agakungu tugira agakungu pa ntabwo ujye ubibona siko bihagije bonyine ugira ngo nta bandi bantu babona none se ubu nk'ubu ngubu mufite nk'inshuti si yagira ngo murayibeshya hari ugira ngo nyine hari nk'ubwi ushaka nko kugisha inama Joseph akamubwira ati n'ubundi ndabizi mbibwiye mpinganze kandi rwose ntabwo twarakoze ibyo kera wenda ibanga ryari ryo twibagiwe ariko hari n'ibyo yibagirwa no kumbwira ariko ubu biratandukanye ariko nyine kandi abantu bazi ko ibyo Joseph abazi nanjye mbizi kandi hoya ibyo genewe ni ibye nanjye ibyo ngenewe ni ibyanjye ibyo tuziranyeho ariko mpinganze dutekereze neza abagabo bo tubaviraho indi abagabo tubaviraho indi tubaviraho indi imwe baragowe noneho umugabo wanjye wenda go kwirasa bimutera umujinya urumva we turanahorana nimba ari ikintu reka mbabwire izi mpanga zaranyishe impanga ziragora ariko ikintu cya mbere ese Keca utekereza mu myaka nka 25 abana baba bagiye gukora ubukwe tekereza neza bakakubwira ati mama wanjye umunsi umwe oyasha azaba ari umukuru wabo none ntawe wawe kuba uyu mukameramani muri televiziyo y'u Rwanda amaze imyaka azaba ari muri Australia ariko ari wo mu kameramani imyaka 40 ariko none se hari ubwo kameramani ari akazi kabe azaba yarateye imbere yarakoze oya ashobora wega burusha gusanga bikunda akoresha abandi afite kamera nyinshi afite studio azaba afite ikigo ego ikigo gicuruza kamera azaba atarashaka umugore oya aramufite kandi ikintu noneho wabuze uko ugira ikimwezera ngo yabuze uko agira papa kirezi n'ubundi ubundi kuba yitwa papa kirezi birumvikana cyane abagore bawe ni byera sorry hinduye furu no muraho ngene ako ntacyo bakumyutinze se komeza uvuge itangazo ndatangaza ko dojye kugura
shema sinsubira nsubizaho cyangwa se mvuge cyane. Okay. Nari kukubaza ngo mu myaka 25 wenda abana baba bagiye gukora ubukwe. Ndashaka ishusho ugendana n'utwana twawe bagakura mpaka bageze ubukwe. Mbwira nk'ukuntu bibi. Oya stress ya mbere uzajya n'umunsi bazajya ku ishuri bwa mbere. Gereka nkubwire. Minervare miliyoni 2. Wihuse cyashaka. Ubu ngubu ndi gushaka minervare. Yego. Shana. Ibyo nkora byose ni minervare yabo ndi gushaka. Iyo umukuru byo birahari. Ariko bariya bo ndi kubishaka ubu ngubu kuko ngewe ku myaka 2 bagomba kujya ku ishuri. Muri crash. Yego. Noneho Minervare y'abana batatu. kandi reka nkubwire. Fondasiyo y'ubuzima isigaye ari ishuri ryiza. Ubwo rero nuko nakubwiye ngo iki warambwiye ngo birakaze. ngomba gutura mu kigo kuko sinshaka kujya kure y'ikigo hatazazamo n'ibya bisi. Kagomba gutura mu kigo. icyarimwe mu wa mbere Uzi ko amafaranga ngiye nka kure bikaba ngo ko bakoresha bisi. Ayo mafaranga yaba yishyurira undi mwana ishuri. Ari 4 kandi bagomba kuziga ku kigo kimwe bose. Bagurire bisi ngize igitekerezo no kubagura bisi. Reka nkubwire. Nigeze kubajyana kubakingiza nibwo bwa mbere bari bavuye mu rugo. Ako nashyushye mu mutwe. Reka nkubwire mbitekereje barabana turi Kimana batangiye gukambaka. Shamwa mwagiye mugira imwa. Nagiye kubagurira intebe. Banciye ayo mafaranga. Mpita numva nyabitse yazavamo ishuri. Ye baba we. Kandi gutwara umwana umuteruye sharavunika. bafite ngo amereze we nawo nibaza ukuntu KECAPU yabaga ameza twira. Nari narabonye yarabaye rouge bordeaux. Yarabaye rouge bordeaux. Kaki. None wari ufite ibihere. Byinshi goko nyamara abantu bajye bemera ibintu babwira byo umuntu akoresha ko bikora kugira ngo ase neza. Kuko nasaga nabi pe. Wasaga nabi wari igikara. Goko. Ijosi ryanjye none wajya ngo ni irya cita. Bashyizeho. Bako barashe irya cita hari. Ego. Icyagiye uza gukorana ikiganiro na cita. Narakurebaga nkavuga sibuke. Nge nirinze no kukubaza ibintu. Si wabonye ukuntu nari meze. Wari ubyibushye. Nge nabonaga ugitwite nari none uriya munsi nari ndwaye buriya nari mvuye kwa muganga. Unaniwe wasaga nabi wari ukibyimbye. Yezu. Nari nkibyimbye. Bira no kubyimba byimba. No kubyimba ntago ari ukubyimba. No Biriya kubyimba. narakurebaga nkavuga. Ese ubu nanjye nzatwita mbyimbe kuriya. Imana izabikurinde. Uzagume gutya. Uzi umwana wa mbere ko nari keza. None natangiye kuzana. Ariko ntago umeze nabi. Nyine gutyo umeze. Aba bantu nibo batumye mbibabwira igihe kitageze. Uruminga nzima kurama parezi rakwishe waracuyutse warananutse. Cyagiye mwagiye ngo nimba ari ku mashyuza yo hari wakubwiye ngo ikibada kirakwishe. Ikibada shaka ikibada cyo nari ndewe. Ari maze ibigori nka 6. Niri utugori twoke. Ngewe mfite imana yo kureba umuntu utwite. Pe niyo tutahura nkakubona ahantu nyine muri video ndabibona. Nanjye ndayifite kabisa. Abantu ahubwo hari abantu benshi babivuze cyane cyane abarundikazi barabibonye. Ari akabarundi shaba muri comment za kwisimbi. Usko wajya ngo uri umurundi. Ngewe bundi unyoboye Burundi. Nizimana wowe nkameya w'Uburundi w'Abajumbura. Nukuri kw'Imana. Abarundi bashaka nukuri kw'Imana. Mu bantu nanjye bankurikira iwanjye abenshi n'abarundi. Banditse barakundana. Noneho banditse nkavuga sawa. Kandi Burundi si imazi ngomba kuzajyayo. Umva nujyayo usaza wabyibushye. Haba ibiryo biryoha. Nzajyayo iramwumvisha ari kuvuga ngo dore namukaye twa turi kwibaraguza ibiryo. Nta muntu numwe ntazabibwira Burundi haba ibiryo biryoha pe. Karanga. KECAPU atwite abana be bari bafite ibiro 7 bose. Yafite ibiro 7 mu nda. Ngewe mfite nka 2 ntibajye. Nk'inusu atangiye gupfa. Oya ndi kumva uwo mugongo. Mfite inda y'amezi 7 y'umwana wa mbere. Ese KECAPU wambaraga iyo myenda? amadira. Ubuse wabona cyangwa arongera. Urabona idira kuntu tuyigura ari nini. Ubundi mu busanzwe urayigabanyisha n'uburebure hari igihe kigabanya. Reka da narayambaraga hari ukuntu iza hano hejuru ikamera nk'iyikunje hasi ikaba kamini. Nawe niko nawe rero bisegira igitekerezo n'ikibazo cy'ubugoryi. Ubwo kubwepfo mwarambaraga cyane ibindi. Ego ko ibyo nabyibagiwe ryari. I know cyeko ugiye kwa tayeri bakakudodera nk'igitenge cyane. Tayeri se ahubwo we ubwo simbizi.
ubwo yabaga yakudodera ikijezi akaba ikubita reka mubaze uriya mwana w'iwacu w'Imana yitwa Mutabazi ikibazo ntakimenya hoya ntabwo ari musaza wawe oya are you serious cyane ibyo ni kugeza buri bukinya kubyara icyaguye muri geto ndakizi ma mbabarira ibyo ni bya kamivemo ngiye gukora icyanzanye mingasima none harya ni ubu abagabo bagiye kuzajya bakora akanama bahurira mu itsinda runaka abagabo bateye bavugirana ibibazo byabo cyanze cy'umuyobozi wabo Sari Rusaga Rodrigue yarako unika saza kabageze ako ni gasaza kawe mwakoze amahano agutera inda yabwa kujya barogoye cuyisa ne mwana wa nako ye ndumva numiwe none se biri serious rero akambabwiza uko nago ndi kubabeshya nta kintu kibaho nahagaritse kubera ko ntwite none se no mu mezi ya mbere igihembwe cya mbere umva sheri umunsi wari wo wose bibe mu gihe cya mbere bibe cya nyuma bibe cyo hagati bibe nyuma yo kubyara ubwo nari ndi kwa muganga niyo minsi nibagiye inshingano zanjye naho gutaha byo nakomeze unagitaha bakikubaga urumva namaze ibyumweru 2 kwa muganga urumva wamaze ibyumweru 2 namaze ibyumweru 2 kwa muganga ubwo nibyo ntakoze inshingano zanjye zihariye ako sinaburaga nko kuba nahamagara umukozi wanjye nkamubwira ibyo ari buteke na mbere yo kujya muri salle dope naramuhamagaye mubwira ibyo ari bukore nimugoroba kuko urumva uwo munsi ntago umugabo wanjye ari kurya mu rugo nta n'umuntu wari kuba nyine amubatashye mu rugo nta wari bukenera ibiryo byaho narababwiye ibyabo babikore nibagiye undi muntu babariramo nta munsi n'umwe inshingano zanjye z'urugo ntazikoze yego none se urabona ko rero ngende ishangazi wanyu anti kabisa ikibazo cy'amatsiko urabona ukuntu kuraza abana mu cyumba cy'umugore n'umugabo ari umwe byonyine bibanga amakorenzi yose abana 3 bigenda bite nge ntago ndarana nabo ntabwo mbazana mu cyumba cyacu nkuriyo bwabaga ngakorera ahantu hose nkora naha ariko nahabwije utabwije none hari n'igihe ngira imana nk'umuhanti wanjye akaza mu rugo ubwo uwo munsi njya gusura abana nkavayo bwije nkataha mu rugo shaka ko hari ikintu uvuze gikomeye abagore bose dukwiye kwiga nanjye ndimo iyo dutwite baba bagira ngo dutwite perezida wa repubulika cyane hari inshingano ziba zitandeba ndatwite ndi kwivuga ndi kwimanukura hari inshingano ziba zitandeba ibintu byose biba byahagaze impamvu ari ugutwita kandi n'ukuri mu by'ukuri ntabwo ari byo ibaza umuntu utwita 3 umutima wonyine ntaba yaryamye ariko ngewe uwangira akanyo nakangeza muri icyo cyumba nkareba nk'undi y'amezi 8 ukuntu mwadunga bacimo mbese uskuri umusazi indi bari nini ku buryo no kuryama nose bacimaka batemwa ibyo nabyo tuzabiganireho ushonje amenya uko arya umuriro wabo wagiye utagiye reka nkubwire kwibariza mwana turi kubariza n'abandi bantu ni ukuri hari abagore tumeze kimwe reka nkubwire sibyo ubu ngubu umuntu ufite ibihumbi 100 kuri konti yiwe azi ibiryo ashobora kurya n'amafaranga yakoresha ufiteho ibihumbi 2 azi ibiryo yarya n'amafaranga yakoresha yego mu bushobozi bwose urimo na situation yose urimo umenya uburyo ibintu byitwaramo kandi cyiza cy'ubwonko bwa niyo uri mu buzima bubi ugira ukabukunda sibyo nyine ubibamo kuko ari bwo ufite yego rero n'ibihe byose nibikugoye urimo ugomba kwiga uburyo ubana nabyo kandi hakagira n'ibindi bintu witaho utinya bugenge n'ubugenge bwawe ni ukuri kw'Imana reka nkubwire umugabo no kuri kimaza kugura nk'ikibimo ikibimo apana kimwe gisanzwe njye nkunda vewiti
Imana none se uko biragenda so rero niyo naba umubosi vewiti zaravuyeho haraje ayandi moko y'imodoka nkunda vewiti ntabwo ngomba kuzayigura nshaka nzayitunga iminsi 3 ubundi mpindure ariko ibe vewiti aho umugabo agomba kuguhemba by'umwihariko kandi agomba kumemba akanyihanangiriza akakwihanangiza tumva uba wumva wararekeye kubyara se wararekeye cyane pe ariko i Kigali irarushya ku buryo ushizeho uwundi wa gatanu umuntu akubwira ati ngiye kugushyiraho nka miliyoni runaka ushaka wongera ubyare wabyara ufite amahirwe menshi yo kubyara nk'abana bane cyane ndayafite ubwo ni zingahe nka miliyoni nka 200 z'abana gusa izo zirashira reka nkubwire buri mwana kuko mfite abana 4 buri mwana umushyiriyeho miliyoni 200 ukamwishyurira amashuri yose aziga sibyo kugeza kaminuza ikaba ariho mvuga byose bose hakaba hishyuye nkaba ndi mu nzu yanjye y'inzozi zanjye pana kuba ndi mu nzu nakodesha ariko atari iyo y'inzozi zanjye buri inzu mfite mu mutwe wanjye akaba ariyo ndi kubamo mfite na business nishaka n'ibinjiza menshi cyane ariko ihari uri mu muvewiti ndi mu muvewiti cano yanjye umeze neza kuko ibintu aho ngaho natwita 6 nkababyarira icyarimwe apana kamwe 6 icyarimwe amafaranga ni mabe ndakora KECAPU yanda y'amafaranga ntigivuka ndabyemeye reka ndero uzambwire ngo byara umwana nsanga ibyo bintu rero kandi tubare n'imyaka buriya hari imyaka umuntu ageramo kubyara abana benshi ntibikunde cyangwa gutwita bikaba ari risk nk'ibyo byose tubishobozwa n'Imana ikindi n'imyaka umuntu aba afite biba byiza iyo Imana igushoboje ukabyara hakiri kare ese iwanyu haba impanga cyangwa ni kwa Mutabazi ntazo buriya Mutabazi ni n'ikinege noneho ikindi Imana ishimwe wa ewana Imana iguhaye iraguhata kabisa ibaza umuntu w'ikinege buriya namubyariye mushiki we umbyara barumuna be azamfasha najya kuguhemba cyane azabishyira kuri kamera ndamwinginze kandi nawe azajya amapana bya bindi byo kukubariza inyuma ya kamera urabe wumva kujya kuri kamera mwana ese kandi baba bishaka yego oya no twabanje nabo bishaka mbanza gushyira amafaranga nanjye ndishyura uzi nk'ubu njye mfata ku ngufu irahira yewe niwe none nagashobotse uyu ni mubi njye warambwiye ati urampagaye singure njye ndishyura kandi nishyura mbere ngenda mwambura nishyura mbere ko nitwongera kumubona iki kijya muri miryita ariko azanye njye nishyura mbere yego nishyura mbere nkaganira neza nkohereza udufoto ikintu cyose akabona akaza ikintu cyose mu mwanya wacu abagabo ikintu uretse kurya nyuma yo gutwita wari ukumbuye kuryama kwambara ikabutura oya kuryama ubu nturabibona n'ubundi nyine nicyo kintu ari nkumbuye ariko byibura ntabwo ndabibona ariko byibura ndaryama niyo nabona isaha imwe ariko ndaryama kurya se kurya ntabwo kurya ikintu nari nkumbuye ni special kuko nibyo biryo nkunda special buriya nayirya mu gitondo na nijoro washaka kongera ukayimpa nta kibazo nicyo kintu ndya nashishikaye abantu b'inyamirambo bakunda special nkunda special kubera ko ibintu nyine bijyanye n'ibiryo narya kugira ngo mbeho ariko ntabwo binshira ishati ariko special irimo n'urunyanya na poivro iyo arayitetse mwana wanjye undi no kuyirya usuzi guteka buriya n'umuceri n'ipirawu naranabyize wazatwigishije guteka koko ubu turi urishyura angahe oya ndashaka kwica nawe njye nzajya nkureba nkuzane n'abantu mu piningi reka nkubwire ikintu gikomeye nsigaye mfite ikintu gikomeye nsigaye mu gikoni simbona icyo nteka ibintu byose byaranciye imyaka umva nkubwize ukuri mu mutwe birimo ariko mu bikorwa hoya hose birimo
ugitekera umugabo wawe cyane nawe ntabwo akunda ibiryo by'abakozi oya ntabwo navuga ko atabikunda nshafite n'umukozi uzi no guteka nta kibazo ku bijyanye no guteka ahubwo abikunda cyane yitwa Jose azi guteka Jose ahubwo nyine iyo natetse biba byiza cyane kuruta ubitekana urukundo ikirungo cya mbere ni urukundo umva nkubwiza ukuri oya tuzabivuga ariko murumva ukuntu kwa KECAPU badufite ibintu byinshi ni byinshi cyane aho ujye dutamo buri munsi ndakwinginze uzafate nk'ibiganiro 3 byo guteka reka nkubwire ibintu tutara ibipira aho twarabitetse igikoni cy'iwacu baragifuze ntabwo kirumva ubwo nikimara kumva bose ntabwo murabona wa muntu uteka kumbabura kandi tukirebera nabuzi icano akagira hari cyane hari kandi Rahira 250 yego ndamuzi agira gutya ariko hari amashyiga nabonye kuri 40 ba nyirayo ntabwo bagera hano bayacururiza nabo baba bagenda gutya umunsi nongeye kubabona nzatugura nanjye nshaka ahantu dukubita mu gihe igikoni kitaruma cyangwa cyarumye narabibonye cyarumye kiwacu tuzajyayo ariko ni ukuri kw'Imana hari igihe tuba dukeneye umuntu uduhugura nk'umuntu umaze imyaka nk'ina ateka si ukubeshya umugabo wanjye mu minsi nari meze nabi yari yararwaye bwaki arakubwira ati singuye Josette yaraje avuga ati njye sinkirya kubera ko umugore adateka nyine n'ibiryo byo muri hoteli cyangwa muri restaurant ntibimuryohera akunda ibiryo akunda kwibera mu rugo nanjye ndi mu bitaro ntabwo umugabo wanjye yaryaga mu rugo naragiye kubyara kuko mbere yaho narabanje ndarwara iminsi 2 iyo minsi 2 ntabwo yaryaga mu rugo kandi twari no mu gisibo urumva yazaga kwa muganga tugasangirira kwa muganga nabwo bikeya kandi yasibye umva rero twebwe abasilamu bazi guteka uretse n'ubusilamu urumva ngewe ni nabyo niyigiye shaka mbabwiza ukuri mureke tubipange kuko buriya hari ibyo nzi sibyo yewe uzagufate neza babibona buriya hari ibyo nzi hari n'ibyo ntazi namwe muzi tuzabivangavange ariko nyine ibintu Clarisse ayiwe abana b'Inyamirambo ariko ni umubyeyi pe uriya ni umubyeyi noneho hari videwo ze ajya akora arimo araririmba uturirimbo tw'abandi njye ntabwo ndeba hano arimo araririmba hari ahandi ndeba ujya ubabona ntabwo naba ntazi Eva Clarisse ni none ejo bundi yago yaramupostinze kuri stati ye nari ndize nanjye ndavuga ibi bintu yagakoze none se ntago azavunika kandi arabyibushye cyane umushinwa twibukiranye cyane umushinwa arakagufa bakuyemo kera cyane yewe Imana ikomeze imuhezagire nanjye biragenda ute bikora bitese ni ubushake n'ubushobozi ni ukuba nka ba bandi bavuga ngo urakora n'ibigenda hano nawe ushobora kukubwira ibintu ukahita wiruka hari ibintu yavuze twicaye hariya Sabahita yigendera noneho shaho nkunda ukuntu abivuga pe yabyize neza nta nubwo aseka nta nubwo reka nibwo buzima baye muri ariko abantu nka bariya baba bakenewe muri sosiyete kuko hari nk'umuntu watwandikiye arambwira ati nta mukuru wanjye ngira ni njye mukuru wacu sibyo mfite barumuna banjye nanjye ntacyo nzi kandi ndi imfubyi nta mama ngira wabimbwira nanjye ntacyo nzi naho barumuna banjye none se niba narababonye duke numvishe nkaba narabatwumvanye urumva nta mutamfitiye umumaro ni ukuri ko Imana abantu bagiye bubaha ibintu dukora reka nkubwire nshobora kuvuga ikintu hari abantu utamenya ahantu baba bavuye niba baba bashonje simbizi abakennye umva cyane mu mutwe niho hambe uriya mu mufuka nta kibazo mu mutwe abakennye hose ariko kuko mu mutwe no mu mufuka biba bimeze nabi noneho akavuga ati ariko ibi ngibi biba bivuga ibiki barahazi mu by'ukuri hari abantu ego ko Mana njye hari umunsi nzakora liste y'abantu n'akantu yagiye avuga kakamfasha tukanabashimira buriya ni byiza gushima umuntu akiriho
ntabwo muri iyo liste sindi ushobora kuba urimo mu izina rya Yesu ni ukuri kw'Imana oya ntabwo neka mubwiye keca Ubaza ko cyashye mu izina rya Yesu ego nta kintu na kimwe njya numva navuga kizima kibaho noneho uyu muntu ambeshye nzabikubwira ndakubwira nti twara ubwo icyo nshakaho ukibone naramukubwiye ejo kumutinda yarakuvuze yarandejeje mu bukwe bwawe we ndahera waramwumvishije nzamukwiganira uziko narize mu bantu nshaka kuzakorera yewe umeze mute se kuvuga cyane ntabwo ari buri hano ndi gutekereza imbaraga ufite zo gushakira abana bane imibereho reka nkubwire imbaraga za mbere ni uko mfite umugabo nkamutabaza kuba atambuza ngo reka kugenda kandi mu by'ukuri abishatse yambuza kugenda twabaho ariko mba numva nashaka kumuvuna nyine nshaka nanjye kumworohereza yego nkumva niba agiye gutekereza ngo uyu munsi twagomba kugura amata asange nayaguze cyangwa se ugura amata agure pampa yego cyangwa wenda n'ibinakunda ngura amata na pampa ahubwo wenda ahita avuga nimba wabikoze reka noneho tubagurira imyenda yego ese keja kuri umusilamu kandi hakaba hari abantu bavuga ngo wine hari ikintu ifasha iki ngewe ibintu by'inzoga ntago mbizi nta nubwo nzi ikintu ifasha ahubwo mama wine si uyu si wowe ngo mama wine ni ngewe nzabibabwira tuzatubwira nicaranye nayo ndabwira nuse ntago wazatubwira unatwereka ikimara mu mashusho mu buryo bw'amashusho n'undi mwaka kuko umwaka we ntago nabishobora mu buryo bw'imyifatire se none se ubwo uzatubwira ibintu biri muri wowe tubyumve nyine koko cyangwa uzatwereka ese sinjye mbabwira uburyo nshobora nko guprepara ibiryo by'umugabo abivuga muri teori mukajya kubikora muri pratique birashoboka ngenzi kuvuga cyane buri nshaka kuvuga ubundi babigenza gutya inda z'umugabo ni zingahe inda y'umugabo ndi nimwe iya mbere ikomeye ni zingahe mu mibare inda ni ebyiri ngenzi ebyiri hari izindi uzi ni izo zonyine ariko njyewe mama wanjye yambwiye ko inda ikomeye y'umugabo atari iby'umutekere hariya none se ntabwo uba ugiye kugaburira yavuye iwabo atari gusa wamugane iwabo ntibatekaga yararwaye bwaki ugiye kuyondora yambwiye ati utazishuka ko uzi guteka nta muntu ku isi ufite amafaranga utarya neza ariko hari indi bishonje kandi imeze nk'iyagutwariye iyo niyo ugomba guhaza ni byiza nyine ko arya amaze no kurya niyo mpamvu utegura amata y'abana yariye kare cyane mwarimu yari yasohotse cyane neza ariko ariko se hari abantu b'abashitange twe twicanye aha ngaha twahereye ku bagore batwite twashidutse twavuze ibihumbi 200 abagore nta ordre bagira yo kuganira ujya mu gikoni ukatujya mu buriri mu bana ku ishuri ukavayo mu modoka ukazamuka muri high heels urimo uragenda se urimo uragenda cyangwa wicaye ahantu hamwe hamwe kabisa twaravuze amasaha 4 twatashye buri wese avuga ati umugabo aranyirukanye karabaye twavuye abagabo bari kuduhamagara twimiwe kubera ko sinzi niba hari ikintu ordre umugore yaganiraho ni kuko tuba dufite amatsiko menshi so wowe ubigenza ute ufite abantu bagufasha mu rugo bangahe ufite umukobwa umwe witwa Jose ukora imirimo isanzwe yo mu rugo nkagira n'undi mfite Sabine nkagira Sabine nkagira kubeshya mfite nkagira n'undi witwa Jeannette umfasha ku bijyanye n'abana umuntu ufite abantu n'ubyibuka umutanira nk'agashokora ndamusabira umva ndagerageza kumwitaho uko nshoboye sinjya mbura kugura amayinite nyine ndagerageza kuko reka nkubwire akora akazi gakomeye cyane n'urera umwe uramureba ukamutinya noneho batatu kandi nanone ntabwo wajya gushaka undi ngo babe babiri urukumva urwo rugo
abana bagira stress noneho abakozi batatu wahita noneho ikindi urumva babaye babiri b'abana ntago babitaho bingana hari ukuntu umwe yajya akorera abana ibyo undi yabamenyereje ugasanga birivanze abana baranatunaniye ariko mfite systeme mbareramo nawe ayigenderaho dufite ukuntu nyine tubikora neza ko kuva niwe muntu bazi yego nta wundi Imana igihe umugisha ahantu hatwetera ku bana ahubwo Imana umuzirikire muri ririya nuko umuntu nta mafaranga menshi aba afite ariko ayo umuhemba ntago aba ahwanye n'ibyo akora bishoboka zajya muri 100 umuntu afite ubushobozi niko yabigenza kuko baravunika pe baravunika wasanga banarira nijoro akahita byumva akabyuka akaza oya nijoro ninjye bararana nyine ariko kereka wabyumvisha oya nago turara mu nzu twese ntago bahari ariko nzi ko abaye ari nko mu nzu imwe nanjye umwana akarira yaza kandi hari igihe kigera nkiyumva nabi pe hahandi nshobora kuba ndi nko koza umwana wa mbere nahagara nkata numva nabireka nyine nkumva ntago meze neza nkaho iyo numva byananiye ku buryo mba numva nindarana n'abana nshobora kuza kutabumva cyangwa nkaba nanjye namererwa nabi kurushaho ndamubwira akabararana ejo bundi yarabararanye aribwo bararanye sha nta mwana numvishije arira numvishe mukunze kurushaho kuko nimba mbararana nibarire nawe akaba yari yabirirwanye nagiye mu kazi nkagaruka nkimva nabi akanabararana nabihaye agaciro cyane cyane ibintu by'agaciro noneho umuntu mbere y'uko urya abagomba kurya uwo muntu mbere y'uko uruhuka bihagije uwo muntu bagomba kuruhuka mbere y'uko wisiga amavuta umaking ashobora ko nawe afite n'amayinite yandi yo kwirirwa abwira sheri wiwe ko mukunda akanamutumira kuri kisafe kugira ubwenge uba ugomba kubikora ni ukuri uwo muntu wamunganya iki ahubwo ndaza kureba kumenya itariki Sabine akorana narayibagiwe kandi ubundi narajyaga mufite wanjye ndayizi hari uwo nagize nanjye nkajya mufetera ariko dutandukana ngo kubera ko ndi umusilamu kandi twari tumaranye imyaka 2 n'igice ubwo nibwo yibutse ubusilamu bwawe yego hari ukuntu umuntu ajya mu dini cyane akasa nk'aho abuze ubwenge mbere twabanaga ataba mu bintu by'amadini cyane aho yatinyikiye rero ajya mu madini ahita abubura noneho aragenda ngo kubera ko ndi umusilamu noneho umunsi ambwira ngo aragiye ansezera ubundi hari igihe ujya gutandukana n'umuntu ukumva disi wamubaza ukuntu bigenze ukumva ubishoboye hari nk'amafaranga niyo wakongeraho ku buryo uba wumva mwifuriza ko nimba nari mfite 100 ariko turigabane muhese nkano uyu muntu igihe cyose twabanye byari bimeze neza ariko kuko nari nzi ko agiye kuba ko ndi umusilamu nubishira bitanshiriye ishati kuko natekereje ko n'amafaranga namuhashwa kuyata ko yumva ko ni umusilamu yamaye nta kintu yamarira ariko we ndamureka babujiji ibaza ariko gutandukana babujiji kabisa ugatandukana n'umuntu idini ngo ndumumizirima nase umumizirima bimutwaye umumizirima saravumwe ngo umumizirima ngo hari ukuntu ngo ujya kumusezera bikanga ngo umenya yarandoze mama we ese nabandoga niwe naheraho uzi ibyifuzo mfite ubwo se umuntu uroga nashaka nk'umuntu nkamuroga nkamubwira ati nyihera amafaranga cyangwa unyihera akazi ndajya babujije yarashoboye hari n'abantu bajya mu idini cyane bajya mu idini kuri rwa rwego biburira ubwenge ibintu ejo Sabe yakubajije umuntu ajya mu idini agafata uwuriwe akayihuza n'imyenda wambara cyane ufite abana 4 umugabo igihe agushakiye arakubona icyo ushinzwe mu rugo uracyubahiriza umugabo wawe ntacyo bimutwaye ni wowe iyo myenda uyigurira cyane akanayikugurira akaguciraho urubanza ye kubera idini rye kubera ko atabyumva nk'uko byumva sometimes niyo myenda ntiyanamubera sibyo cyangwa se ntiyanatinyuka ko abo buturage yifitiye mu mutwe we kubatekereza ko nabandi uko avuga abandi nabo bamuvuga ese imyenda n'umubyeyi bihoreye we yambara umwenda ugera hariya nuko bitekereza nuko bishaka
kubera imyumvire ye ugasanga nko mu rugo umugabo aramubwira ati nkawe umaze iki muri uru rugo uri giki kandi ari kuducira urubanza ko tutari ababyeyi yego kandi iryo jambo kandi ibyo byaramunaniye ushaka kwinjira ugasanga mu ntebe harimo inkari z'abana ibizinga shawo n'ifoke iryamye hano hasi rero reka nkubwire ubu ni ahantu murajya umuntu yababona akahita akora akantu vuba vuba kuko abavuga bashaka kuzabivuga kuri YouTube yego rero mana abantu nyine ntibakumve ko ari iby'umuntu wenda bareba cyane ariko ni ukuri hari igihe ujya ahantu mu rugo rw'umushuti wawe ugahita uvuga uti wowe ndagusibye bucafu mana we hari umwanda nta mugore umurimo kandi ari wa mugore wambara akikwiza ari wa mugore abantu bose bavuga ati cyakoze uyu mugore niwe wacu uyu mugore rwose yarahiye umwana we nta burere oya pakisho y'uburere oya ahubwo ugasanga ukamubwira ati umwana ko yambaye se nta box yambaye ntabwo abizi ntaheruka no kumenya ibyo bintu uri kubyumva ntazi reka mbabwize ukuri birababaza kugira umubyeyi w'indangare cyane pe kuko hari ibintu dukorera abana bacu wibwira ko nyine ntago ni umwana nyine ukumva ni umwana ariko hari igihe akura akatangira kuvuga ku mama wanjye cyangwa se papa wanjye nyine agatangira kubona ko wagiye unanamufata nabi abantu ntibakibeshye ngo ntago umwana wanjye yanyanga inshuti yanjye yakwanga niba bawe cyane umva ibyo byo naba umugabo wo kubihamya umwana yakwanga umubyeyi wawe yakwanga ukagira ngo arisambu muri gupfa cyane pe bibaho twakoresheje twige kutajija mwana wenda uzajije umuntu ari uko umuzi bihagije kandi umuntu amenya umuntu babana buriya Rodrigue niwe wagenda hariya akamvuga atambeshye na gato kuko azi ko tubana umunsi ku munsi azi icyo nshoboye azi defo yanjye azi na karite yanjye ariko mu gihe we bitamubangamiye ari we tubana ari we ako gaciro ubona kavuyeho kubera ko nambaye ikabutura we kuba nambaye ikabutura yego nkubwa amakabutura umugabo wanjye angurira we nta nubwo noneho ntanayazana kuri bakumva gusa buri we ambonamo agaciro kanjye ntabwo akabona mu ikabutura ntabwo ikabutura mpitamo nkatanga amafaranga yanjye ntahuriye nawe ntahuriye nawe we niba ari ibyakura none se nzaze namba ari byo mukunda nanga uwo tubana wankoye wabashije agaciro kandi nibipfa iwawe uzajya bavuga ngo ubundi se ngo urabona uri ari iki kizima yakora kandi umva ntuzabereho gushimisha abantu nta nubwo tubereho kubangamira abantu abantu ambwiye ngo akuramo nta nubwo nakuramo najugunye cyane ariko ambwiye ngo wambaye neza akenshi ni nabo baduhitemo ibyo kwambara ahubwo ari n'igihe azagusaba kutambara kandi nabigusaba ntuzabyanga ntago nabyanga akubwira ati wabonye baza Josette iyo nambaye ikintu kirekire arabyanga ararakara kugira ngo ukagira ngo hari iyindi nshingano nishe kuko nk'uru runtu wambaye ufite imyaka ingahe ngo harindire imyaka ko izabikumanuza mwana ngo n'ubu ufite inkanyari ku matako nzakubwira ngo manura ariko urambara nkumva kabisa ngo none uri no kunjaje mwana wa mukuragira mwana ngo kandi nawe ntabwo afite uburenganzira bwo kuguheza umwuka izuba ririho murashaka ko twambara oya sha bishoboka umuntu yakuramo niko kw'Imana umuntu yakuramo akajya yirirwa yiryamiye mu mazi utuntu twose tukabera mu mazi twibukiranyije ibintu byose se tuzakora hari gahunda ya plank hagati yanjye nawe yewe nawe uzayipanga nimukenera umva nzaba mpari 100% kandi ntabwo ikiza cyane ndahamagara Pascaline dore n'ubundi tujya tubipangana nta kibazo mana yanjye ntabwo tugomba gutinda iyo umuntu atenze ibintu birapfa tuzateka ni mumba tuziga no gufata neza ikiganiro kirimo wowe na Mpinga na Clarisse simbe mpari oya reka nkubwiye tugomba kugikora nacyo tuzatangira urimo niwumva birenze ugende none aruguru ushaka uzaganiriza Pascaline Samantha wowe nawe umuriro zaka kandi vuba pe witwicisha irungu reka mbabwire kandi arabyumva tuzabikora njye umva ikiganiro nifuza abatari aha ngaha abo turi kumwe hano turaza turabipanga abadahari badufasha bazabyemera Pascaline Stella
natwe kuko turi hano Stella ne kanze muhamagara mu kiganiro Stella azabyemera na Pascaline nako yabyanga noneho abantu bazadufasha mwakibona ahantu nkasa muzakirebe muzatubare mugishyiremo dushaka kudafite umwanya wo kutureba gutya ucyumve kirangira apana kwihutisha Stella kabari mujye mutureba bite byawe uri mu kiganiro umeze neza nta kiganiro ndimo umeze neza njye naguhamagaye turi mu kiganiro ngaho uretse ko ukimpamagaye uri mu kiganiro se ntukazane iti kwa mugore we warasaze twicaranye na KECAPU arashaka ko mukorana ikiganiro urabyemeye yego cyangwa oya KECAPU ejo yaramvuze mu kiganiro nuba yasubiye nuko Imana nanjye ndagukunda yaranansabye ngo tuzajye kugusana mwana nakuyamye ntugashye turi kuri South Africa uraje ndaje ndi hano kwa Mackenzie urakoze umuntu witwa Stella arahurura na Pascaline umubwiye bose bahurura nkatwe nukuri ko Imana ndabisabye ndapfukamye ndabatakambiye mu mutima wanjye mwakibona ahantu nk'ijana Pascaline ni hobi n'umuntu w'Imana ntabwo agora na Satani ajya no mwijuru ikintu cyose kimurimo cyafasha umuntu aragitanga ngereka nkubwire ku kintu kijyanye n'igitsina gore kabare ko mbivuga mbona atari ibintu bibi cyane ugiye kunkoresha ntago nabura kubikora nzi ko hari icyo byakumarira ikindi nzi kuri umudamu mba numva iyo mbikoze nani kumanga mu gatuza nkavuga nishane rurakagabo pe rero iri ni itsinda ry'abadamu ikindi kandi Imana duhaye uruvugiro yego jotinze ukajya kwa KECAPU ukajya kwa Stella ahantu hose Pascaline nawe Pascaline we ni filime ariko shamana natukinera zatubwira noneho ukajya no kwa ariko kandi ikintu cyiza abagore bagira nubwo abantu bajye babyita bibi abagore barahugurana cyane ntabwo ashobora hari abagore babi bakubwira ibintu adakora ariko uwo nguwo yakubwiye ibyo adakora uraceceka ukayungurira ibyiza ukeneye kuko byose si ko ubikeneye ariko hari abagore akubwira ati ngiye mbikora gutya sibyo nisigaye amavuta icyo yamfashije naye noga inshuro izingizi icyo byamfashije niki ntekera umugabo gutya nkore nita kubana ngiye kurangira umuti w'umwate w'abantu batwite reka nkuremo nkwereka warabubonye ejo mfite umwate wamerena narakubonye uri kuvuga ngo mfite umwate mbara mfashe ukirira ikigage mubi nenda gupfa undangira ikigage pe uzi ko wagira ngo nabikamo igiceri kikabura mfite umwate ufite akajyamari ku maguru none ndahindukira ukajya kumvikana ngo nk'ishoka uretse gato urancira amashuka badusoza mana cyokora turavuga icyo kiganiro turagitegereje nidushaka tuzagishire na hehe se mana yawe nukuri ko Imana rero ko televiziyo y'u Rwanda itazakigura rero ko tudakora ishya rya reka mbabwire yego tugiye gukora ishya rya kabiri ariko kandi tugomba kubikora badushyigikire badukunde muturebe ntabwo turizanajyuwa hari ibyo tutazi hari n'ibyo tuzi kandi no kuganira biruhura mu mutwe yego hari n'abantu dufasha nawe kuva mu rugo uba wumva uvuye mu yindi si ugiye mu wowe ki wowe ukeneye kuva mu rugo cyane cyane mpaka indi kabanza igakura ukamera neza iyo niriwe mu rugo muri ibi bihe umugabo wanjye asanga narakaye yego buri munsi narabipimye asanga narakaye mba muhamagara buri munsi ego sha ubu uri kwinezeza ngenda aho ndaryamye nta nubwo uzi ko nariye ndatwite ndaho umara agatera inda gusa uragiye azana udutiku tudafite epfo na ruguru kora muri mugabo yaragowe pe yitera parfum akavuga nuko udatwite ngiye mu cyumba cy'abashyitsi akajya koga ndakubwira Imana ibaho umugisha turakunda wakoze cyane wakoze cyane Imana ibaho umugisha mwumva mumushyigikire njyewe umuntu w'impanga wabyaye impanga umunarongo ni umuntu Imana yahaye umugisha wowe urinda kutamublessinga urinda kutamublessinga
agacana afite eka nkete gato ariko ntabwo uragira agacana afite tukabyibushye niho hazavamo umugati niho hazavamo iyo minervare birashoboka ko havamo na televiziyo cyangwa se akikorera filime ze ku giti cye ufite mu nzozi buriya impamvu hariho TV nuko nifuza no kuzakora TV nucune ngaho bayi hano kuri Jo Twins barashyigikira twizeye neza ko 60 bita byuzura kwa KECAPU murakoze bayi